naramubuze maze ibyumweru 2. Mukomere agakora umuhungu wanjye Patrick tumaze hafi ibyumweru 2 twaramubuze. Go. Cheers. Cheers. Mwibuke ko dufata agafoto nta foto nta cyabaye. Ibi byarindishye. Ariko bro wanje urabona ibizo kumeza kuzana kuko wagiye ureka kwihisha ukagenda ku munani wa iwanjye. Icyo kintu mbwiye nicyo. Ewa nagiye ngomba no kujya kureba vyatama n'umunani wanjye. Genda umurabe kabisa ubyiyumvire ko kabisa ntabwo wakomeza kuma witsinda. Reka tubanze twika karori njya ndatana na gucamo. Kabisa njya nshaka kujya kureba umusaza atama n'umunani wanjye. Niko Mwiriwe papa. Papa mwiriwe. Patrick ntabwo ni muraho ntabwo ari mwiriwe sha. Ibyumweru 2 byarangiye. No kwishuri batumye utakiga byakugendekeye bite? Papa nawe maze iminsi naragiye kwikorera nagiye gushaka imikorere. Waragiye gushaka imikorere? Nagiye gushaka imikorere nabonye ubuzima bwo mu ishuri nabuvamo njya kwishakira imikorere. Kandi mu ishuri ari ubuzima sha uhitamo kureka ishuri ujya gushaka imikorere yindi. Papa nawe ahubwo reka mbwire cyane kinzanye. Uzi n'ibindi papa? Ndakumva. Maze iminsi hari umushinga ndi kwigaho kandi nkeneye amafaranga. Rero ndumva ibyiza ari uko wampa umunani wanjye nkawugurisha nkikorera umushinga wanjye. Urashaka umunani wawe? Ahubwo wantindiye ndashaka umunani wanjye. Reka rero mpamagare mama wawe tubiganireho ko numva bintungu ishuri yaretse byose babiretse none se mushaka umunani wawe kugira ngo ujye gushaka ubundi buzima sibyo? Niko bimeze cyane ahubwo ngirira vote uri muranti. Reka mpamagare mama wawe tubiganireho numva ibyari byo. Na Patrick ntabwo numva iby'umuhungu wawe Patrick arimo kumbwira. Karame Hino tubivugeho ubyumve nawe. Ntibicyo ari kuvuga sera. Umwana mumubwira nawe. Mukanya aje hano ansaba umunani rwose pe araje aramusaba ngo akeneye kujya mu bikorwa ibyo bikorwa bisaba umunani nsanga ntabyifashe ntari kumwe nawe. Niyo mpamvu nase kuza tukabivugira hamwe turi kumwe kugira ngo tubyigire hamwe. Mbona ikibazo gikomeye. Singuko akabana b'iki gihe. Nibiki Patrick ugiye mu biki ma? Mare reka mbwire. Maze iminsi hari umushinga ndi gutekereza ariko nyine uwo mushinga usaba amafaranga kandi n'ahandi hantu nayakura. Rero narinje kugira ngo mbabwire mu umunani wanjye mugurishe cyo gukomeza umushinga wanjye. Umushinga nyibakize. By'umushinga we byihorere njyewe umushinga wanjye narawize narawuteguye neza ikibura ni amafaranga. Ariko abana b'iki ahubwo muri kunindira akosubwo waretse tukumvikana. Oya ntabyo kumvikana. Ibyo ni bikima muri ntabyo wakumvikanye na so ukabangaha ko ntacyo uzatuburana ukajya kwiga ibyo bintu murimo n'ibiki ngaho reka bawuguhe ugende hanze ahangaha ndabizi hari abakobwa ngo bakura ibyinyo hari abasore bajya gute n'akazi kawe niba ushaka kugira ngo ugende
bawukurye uzaza ugira icyo ubaza nubwo maze kubyumvikana na mama wawe oya nabyo twumvikanyeho tumaze kubyumvikanaho ni ukuyamuha agiye ku ngufu reka tumuhe umunani we ariko azamenye kuwucunga neza ko natwe ntabwo tuwumuhaye twishimye niyo mpamvu nawe agomba kugenda akamenya kuwukoresha neza kugira ngo uzawubyaze inyungu sibyo Patrick ahubwo ikintu nicyo nababwira byo muri kuntindira kubera ko ahubwo dushaka no kugenda reka tuwuguhe ntabwo munyigisha uko nzakoresha amafaranga yawe ariko se bana b'iki gihe rwose dore rero Patrick dore umunani wawe nguyu ndawuguhaye uzawucunge neza ubyaze inyungu nubwo twe tutari twishimye ariko ubwo wamaze kubitegura nawe tuguhaye inama yo kuzamenya kuwukoresha neza tukazakubona umeze neza kuko iyo umwana ameze neza n'umubyeyi arishima urabyumva uzahahe uronke mwana wacu nyamuneka ntuzabe igisambo cyangwa ngo bayakurye ibyo tubyihorere ma ibyo tubyihorere ntabwo nyigisha uko nzakoresha amafaranga yanjye muvyo muri kumurakora usabana twebwe turi black wewe uzaje uja kunzanira ibitenge muri Kongo nawe uzanzaniye akanyanga muri Uganda subiza famica wese ariko uvuze kujya muri Kongo kunuka mani abapolisi babakaniye oya mani mva kungegera mani ariko rero ntabwo inzira uzazishaka mubaye umwana ntabwo waba umwana ariko nyine mujye mutekereza kare ntukabitindeho dire nayihaye wewe nzi kubera nzi kuyibasha nta kibazo nzayishobora mani gusa nyine bisasaba yuko mbaza kubaza gukora fraude shiyazi fasha gute dore wa mujamanda ji wanje seji wanje ngomeze bitse wari waranyibagiwe noneho ibi byanze injiramo wanje ibi byana bimeze si ubona ko bihiye seka mba mbona ufite igifaru ji wanje nzanye ikintu biti none isaza yashizemo ifunguro ngwino wicara ari reka tubanze tuvugane cyangwa agiye kumwiherera icyo dupfa nuko tugomba kugira gutya agiye kunywa kintu iki note nukwirya ubundi urumva ahubwo wowe n'umwana ushobora kuzana ubabiro nta babiro turayarya ahubwo wewe ati fata umwana mfite ikintu bita amafaranga jebwe mwana mamu amafaranga muve mbere kandi inkoko ndayiriye nkoko gusa uragesha ahubwo mwebwe mu muri dore se buretse tubanze twitegura ariko nabayeho turagenda tumeze nakwitegura wana inkoko none wowe urasaze uwo murarya ni wigendere wana ariko basaye wawe ntabwo cyari kirimo neza muzana kandi ka niwumva ahubwo ongea sasa selfie chacha umva kwezi ibintu no kujore uno mudada ni wagezweho uno musurage umwumbati twari mu none bosi arabikoze ababosi nabo ubundi maze cyitwa amafaranga ababosi nabo cyakira business dukora mubeze iyo mbere ahubwo wowe ni cyakira business dukora biteze nanjye kumva zere wowe ugira ikibazo
wowe business yishake icyo ukora ndaguha amafaranga business nyishaka Abana dufotora sifotosha. Ifoto ya ntabwo yajya atadufata. Kundo bumwe. Sibyo. Muri bose ntawamenya uko bitangira dore bisaba seka bikarangira barira yaba imyaka cyangwa ibindi ntawamenya ikibitera gusa ibihe birahita ugenda usubira ibyana Mwumvishije idage mpamagaranye nayo reka nze ndebe ko nyiha akazi nawe ubundi ndakubwira ko wajya ukina diro wawe ntabirenze umusaruro reka tumugere kambanze ngeze imbere tubanza tuzi ko bihinduka wowe nk'umurara ntukeneye no kumenya barabikubwira ukabifata nk'urwenya burya barara ntabwo batana na pandagari polisi barayihaba kuko bazi Rola bro bereka kazaraka nizere ko ari neza hari bituri kumva uragira kumizere ati yero umurara nyamurara ati yero umubiki utuntu twawe ati yero tukizera umuntu ngo ni hedimasta politician cyangwa ngo ni pasta Joji wanje uko shangu waje kukabwira Kuratano wanje mweze bite bebe wanje meze neza manara yangu no rwose meze wose nani niwane nara yangu meze neza urwego rwa hejuru runo wamaye kugira ngo rumare bebe nawe nose bebe runo rwose wamaye nawe urashaka kuzanyicisha inzoga bebe tukabona akazi gatangiye ariko bebe nubwo kano kazi nkagiyemo ariko nyine numva bitandimo uratangiye ukareka ntabwo nshaka kumva bebe ntabwo nshaka kubyumva akazi urabizi niko gatuma tugira ute tubonge nawe kandi ikindi urabizi n'umwana nwite ko yatungwa n'iki mba bebe urabona kano kazi nkora mba karavunanye byatari mba ndi guhigwa leta indiho rekana n'abo bababironi kora akazi ahubwo ukataza urabyumva ok bebe ngaho genda muri friji ariko ubitegerezeho ntukareke telefone nk'iyi nayo ikuraye aka gacupa twayarira urashaka ariko ntukareke bayo wanjye akazi karatangiye reka njye mu kazi ntari bituri kumwe wanjye Salama boss. salama je Shamani uri wamurara wambwira afite n'wazitatu. Dore ni iki cyako nibaze ko yagakosoye none dore ahubwo se ko uruziriye se umusa ni munsi bwo nabakomeye birakoma se byatani twaje Shamani nisanga zidakora tuzokurondera kabisa ahubwo iyo SMS serious reka rebana bimeze bitse wow ntabwo nabyizera ko ari oya ninjiye minsi myinshi cyane bicara ahubwo reka tube turayavuga nyine
aha ndabizi ufite na menshi ni na menshi cyane ko rero uranyuze se gusa urumva nari kukwanga gute ahubwo se uzi ko Patrick bamukatiye imyaka 25 bushye bamukatiye imyaka 20 yose ahubwo si ikibazo ni ukuyiga ati umwana we utwite bimeze bite ariko nawe ntukabe karezi umwana we njyewe nkwita urabona ino nda yaje urabona hano harimo umwana kamo nawe ntukabe gutyo uzi ko bikaze biki ndakarasi uriya mujama hari icyo utari waramenye wenda ukunda nashakaga muraze mura biki umva ahubwo ndashaka ko njye nawe nubyitwaramo neza ariko tworana iki abapatina wanjye mfite amakuru neza urabizi ko nawe sheri we byose aranyizeraga akambwira mfite aho uri kumva nzi neza aho boro ziri uri kumva Claude. Yes, sir. Amagara Patrick cyane. Nditwa Patrick muri mwe. Ntabwo inkweto tubanza tugire. Okay. Ne Patrick. Ndabona baragufunze 16. Kwa gatandatu tariki 14. Rero igifungo cyawe cyasubitswe. Vuga bakubabariye. Bagukata imyaka 5. Bakaragufunze ku myaka 5 ku gihugu. Ugiye gutaha uzajya witaba wa gatanu kandi nutitwara neza uzabona ko igifungo cyawe kizajya kuba kabiri. Sawa. Patrick kwashize imyaka 5 utaja no kumureba neza ariko nawe ntukansetse urashitekereza Patrick se tutamutekereza ubwo se niyaza tukamubona bizagenda ariko uratekereza njye ndi umwana ariko ndanakwizeye njye nawe nta cyatunanira yo niga Patrick ese bimeze bite mani fresh sha iminsi myinshi kabisa sheri ni wowe ninjye umeze ute narakumbuye cyane bebe umeze neza uve muri gereza ndatashye umwana arihe ngo musuhuze umwana nsanira umwana musuhuze nari mukumbuye navuze ibintu byabaye Patrick reka manze nguha agafe no basi nkuzanire cyangwa uvubura ntabwo njye basi mitsingi ntabwo nyifata ibyo bikoresho Knowless shiri wabaye iki fata gusa ushaka iki ibyo narabiretse ahubwo inama nakugira nawe nuko wabireka siseri niga yawe oya no gusa ushaka iki tugigukorera ahubwo ukiza ibyo bikoresho reka kubera ko naje gusanga ibibi byabyo atari byiza nawe ahubwo ushaka wabireka shiri wabaye bebe ahubwo reka njya muri dushe mbanze nkarabe ko ndi kumva nameze neza ubonye ukuntu Patrick yabaye isigara nta kintu ibyuma ntakikikoza yaba Knowless nayo ntakikikoza ubwo se umva se ko yabaye idagi tuzamukontorora gute ako wowe biba gutyo sibyo byose bimparire urabizi ko n'ubundi twara girlfriend and boyfriend uri kumva ngiye gukoresha ubundi buryo mbaza gute urukundo rukora byose kabisa reka mbiguharire
irimbi gitangaza Yesu umwami yakoze sheri siko imyenda yanjye wayibitse neza iracyakubera nka mbere wiri nshaka kukubwira ibyiza by'Imana ahubwo reka ubuntu bw'ubukama nayi mani wewe integuze ejo nzakuzanira umuzigo muzima mani ahubwo ejo nifitiye na job mu gatondo reka mba mbasezeyeho tu usigara urabiganiraho mani twaze umutima sheri umeze ute bisa neza sheri wajya ukanzanira umwana isi umusozi nzanira umwana ndamukunda umwana yarapfuye ugize ngo umwana yarapfuye sheri ibyo uvuga ugiseri umwana yarapfuye sheri ahubwo ibyo umwana tubireke ibyo wiri amaze kukubwira wabyumvise uri tayari wiraguha akazi ibyo narabiretse njye nakiriye agakiza ibyo ntabwo nkibirimo ibyo narabiretse nitandukanyije nabyo ahubwo ibyo ndi mu gakiza jewe narakijijwe ahubwo ngomba no kuzajya iwacu nkabasaba imbabazi nkabereka yuko nakijijwe ariko ibyo uri kuvuga ubundi urakomeje ndakomeje wese ibyo nitandukanyije noneho mukurira inzira ku muriro sibyo nimba udashaka urabona njye nzabana nawe nta kazi ugira wirirwa muri ibi ngibi muri bibiliya urabona njye nabana nawe wapi nimba ari ibyo ahangaha uri kumva uhava ugende uri kunyumva neza numara kuhava usanga ababyeyi bawe na famiye zawe mugiye mukurikire Yesu wanyu uri kumva njye ntabwo nshobora kubana nawe kiri muri ibi ngibi mu buyobe niba udakeneye gukora akazi tubashe kubaho urarubitekerezaho ibyo nkubwiye ejo mu gitondo nubona umwanzuro mwiza ari ukuguma nyine ukamera gutyo tumuka ugende kandi bayi sheri nuko mbwiye ariko man ibi bintu bikoreye iki koko iki ni ikigeragezo harimo ipantaro nziza ndazifite ipantaro rwose no mu gikapu zirimo zirimo zizana ipantaro nziza niyo nshaka ndashaka ipantaro nziza aha kereka icyo uzane mwe byanyu muba mufite mwanura ku makamba hose kereka icyo udashaka cyane usanzwe ujya kurangura njye ndazwi urangurira hese ndazwi za Kimisagara hose hano hano hantu ku ikambara si ubundi wowe ntabwo uri igisambo kamana reka uri umuntu muzima nta kibazo njye ndi umunyamwuga sinangaye iyo ngiyo urampa birindwi aya mitiramo iyindi ndabona aka ngaka sinzi niba kadashobora kuba gatoya mitiramo iyindi iyi noneho yo tarangiye irimo na elasitike reba hano ibyara ariko nawe ntukabe nk'abandi bakira ibi ni bya ndi umusaza nshakira indi pantaro njye ndi umusaza ntabwo ibintu si wowe bose nawe rero akubona nta hantu byanuye reka ruhane iyi myenda atari bw'igifu ibi byaracitse bimwe byanyu bigezweho nshakira indi pantaro hariya sigaye nawe reka ngora rwose nshakira indi pantaro hariya naho se iyo ntabwo wajyamo iyi ni umweru ndebera ukuntu yabaye iyi ni umweru gusa iri ipantaro urabona zivuye mu mabano nshakira indi pantaro mwari yawe rero ndabona ko yazijya uyu urayarya nose amafaranga ko nyafite amafaranga arahari amafaranga hano ikofi iruzi arahari nshakira ipantaro nzima gusa agenda ndabona yawe ntari buyarye uyu urayarya kuko ndayafite
ufite amafaranga se imyenda ko gifite ra iyi ndabona ari ikibazo iyi nangahe yangiye rero naho n'urundi rwego banzirebe neza yicacinga neza ako nawe urabona ko hano byaragize urabona hano ze si ubu imashini kare ino design yayo none se ubu nangahe yangiye noneho iyo ngiyo urama ibihumbi 10 yaracuyutse ariko kare iyo design yayo ntantu kanuye ku makamba ibihumbi 10 se ko ari amafaranga menshi kuri iyi pantaro yabaye itya reba ukuntu yashitaguritse urebe n'aha wagwa 500 genda umukiriya ndagura amafaranga ndayafite uri umukiriya genda kwishyura ariko note reka nkwereke ndaguha 600 atagira n'intozi 600 ngenda guha amafaranga akose bose 600 harimo n'ikura ya sasa hano se ukorera ikura hariya mu ntuze aho ntabwo uri kugurisha reka nkwereke ibintu byo guhahira hano ntabwo turi abadamu ako nawe reka duhahe nk'abantu b'abagabo bine mukubise amafaranga 700 ndayaguha amafaranga ndayafite hano mu ikofi 700 urayemera cyangwa se ntabwo yemera reka nkwereke ongera handi make kandi ureba ndajya kucyara handi bakube gutya wajurika kwigira nk'abasaza njye ntabwo ndi umusitari ongera make yatukura hebwe mwamura abasitari ariko njye ntabwo ndiwe ndahakuba neza kugira nyine yongeraho ibindi bafite amafaranga 800 ngiye kuba nyakuramo kandi ntari kujya uvugisha ukuri kuko nayikunze zana amafaranga n'umuntu kuba nayikunze rero ndapfusha watabyara yishyurira se ari nzima neza mpa amafaranga njyewe mpa amafaranga ari ibingiye ntacyo umva nshyira muri amvirope nta amvirope ufite se nawe rero ntukagorane amvirope si ijana wagizeho ni ibintu byinshi nanjye ncuruza imyenda ntabwo ncuruza ntacyo reka mwishyure reka kukamfasha wabonye amafaranga mba afite ukuntu aba ameze ntabwo rero nagukinisha agasi aya si amafaranga ndakora uteresha akira rero ni inote nshyashya wayibonye ngarurira yoje nase ngo meze ndabona aho uri ku meza ndimo mfata igiporeza ariko ndabona mu kurya mpaka se n'umukate atira nawe side ubuzima ndabona ari bwa nose ntibiri mu kurya baba shabu zima bari kabisa umeze bite ahubwo so ni neza watu cyane ubuzima bwanze banze buje ndumva byanyobeye byanyobeye ibintu byose ndi gukoresha biri kwanga kabisa akaje ye baba nukubayeho ngubu cyane kandi mu bintu nyine byo gucuruza abana kandi bacuruza nyine ibintu by'amabiti abayobozi nabo baranyamuje turikumva abantu barabinyambuye kujya mu bintu byo gucuruza ibintu bijyanye n'imyenda nabyo nyine mbona nta mahirwe arimo ariko ndi kubona ubuzima bwanze kabisa ubuzima bwanze noneho ikibazo mfite nafuye mu rugo niyeruye ku musaza tukamumva mpatse umunani wanjye araho umuhanda kurya ivumva uriyoma cyane mvuga nyine ngo njye mu bintu by'ubucuruzi ariko muzehe wawe uramufite nimufite rero ayo nama mwegera kugira inama n'ubundi wowe mwikeneshura wegera umuhatari w'ibiye wawe mwegere sha nyine ikibazo ahantu kiri urumva umusaza twatandukanye nawe mwiheruyeho nyine ubwenge umunani wanjye ndawugurisha urumva siko ngiye mu byo gucuruza nyine abyumva nyine afite ingufu nawe urabona jewe nibitunze mfite imyaka 17 nta mubyeyi njye niba ufite umubyeyi ugifite imyaka 40 egera umubyeyi papa akugira inama umubyeyi wawe niwe original agira cyane ubwiye nibyo ariko nanjye nyine nabitekerezaga ariko nanone nkumva
none gusubira imbere ya papa naragiye mwene Umwana none ntabwo byaba ntabwo mbizi neza ko papa yazambabarira ariko kubw'Imana nsenga azambabarira ariko none ikibazo kiri aho n'ubwo uranira byanshizeho nta natike nta na kimwe ufite natike rero nkomere kugira ngo ngure uko ufite hariya rumwe igurishe n'umuntu mbona itike yawe wowe utaha ugenda uri umusaza ejo bundi uzaza uvuga ati wenda nakugiriye neza wumvishe Imana niyo nkuru gusobanura Imana tubitumye muraho murakomeye rero turakomeye turashima Imana ngeze hano rwose mbona harahindutse mbona habaye heza mbona ibintu byabaye byiza rwose ariko nta makuru naherukaga rwose nari mbakumbuye ariko nta makuru y'umuryango nari mperutse mu by'ukuri turaho turashima Imana tumeze neza ariko dufite ikibazo cya muhungu wanjye Patrick tumaze iminsi twarabuze ariko mu kwizera Patrick wa muhungu se mwari mwaramubuze twari twaramubuze haciyemo n'iminsi rwose cyagenze gute se Patrick ko yari umwana mwiza witondaga hano yari umwana ufite uburere nkamutore Patrick byagenze gute ko yari umwana mwiza umugore rwose wibwa ari umwana mwiza ariko nimwe by'abana bo bajya batya bakajya mu bigare yaje kuza kujya kigare cy'abandi bana nkuko bari mu ruhamo Patrick turamubura ariko nzi ko urugo ntacyo rubuze ntacyo umwana yari kubura nta byo kurya nta byo kunywa nta niyo yashakaga no kujya kureba ibyishimo mu mikino y'abandi bana ko kwamuhaga amafaranga Patrick yazize iki koko yagiye si koko ko n'igihe njubona na papa arambabarira ariko kubera gusenga Imana ndabizi neza ko ari bumbabarira se ninde ukomanga ijoro wera komanga gake naje ye hari umuntu ukomanga bajya kureba ese umuntu uko ahonda urugi ndebe wari we cyane uwo muntu ra Patrick waje twavugaga Patrick waje twavugaga rwose araje niwe amasengesho niwe amasengesho Patrick no avuga ngo se ni Patrick papa no kushambana mbabarira we nabizi naragoye mu kirere naguteje abaturage papa cyangwa Imana nanjye ntabwo yari ngiye we papa no kuri kw'Imana mbabarira ntabwo nzongera mwana wanjye Patrick ndakubabariye cyane ngo uhaye imbabazi ndetse mu rugo rwanyu ahubwo mu kanya kaza kuza mu rugo rwacu n'umunsi mukuru turakora umunsi mukuru twagarutse mu rugo rwacu urugo rwanyu urugo rwakureze iminsi mukuru igiye gutangira ku bwabo urumva mwana wanjye humura rwose ahubwo nibaze bashake ukuntu bakujyana bagufate neza wambara imyenda myiza basigaje ukora ibirori byawe kuko wagarutse mu rugo humura mwana wanjye urisanga mwana wanjye humura mwabike neza rwose asigaje cyo gukora ikirori se ninde ukomanga ijoro wera komanga gake naje ye wowe mbese sawa sawa manuka sawa ni sawa byagenze utese kama nawe ushira akashabye urere mwana wa murezi muri Patrick yatahutse ubu tumaje no kumwambika ameze neza arabura mu nzu harimo ikirori cya hatari Patrick uzikora umuzeyi yamuhaye ishayi bitunga akagenda akayishayisha akajya mu nda akajya mu kirori dore ubu ngubu maje kubaga n'ikimasa n'iki byose gihorere mwana none se cya kimasa arakibaze ibyi
ngo tuvuga ku kipasi tumaje kukibaga twebwe twanambye kuri papa twabanye nawe tubana nawe imyaka myinshi yaragwaye turamugwaza niko none ngo cya kimasa barakimubagiye tumaje kukibaga rwose twajya kora tubonaje mu masa umunani barawumuhaye umutungo we baramuhaye afata ibyo yarangije arahambira aragenda none ngo baramubagiye yatahutse rwose none se ubwo ngubwo ubu warumpamagare karakava nese uraye kubigenza gute ko gukora cyangwa nawe usubire yampaye ariko pasi nawe warasaze icyo nicyo kirori uje wishimiye urambwatiza wihuta ati garafurere ati hari habaye umunsi mukuru nari kubigenza gute kubona rwose nanjye byanye genda nyine urankoze genda none se ubunge byibye ninjye yabyihorera yose kuri muzeya kiko numva muza muganira kwishyirije wabaye nakubwira ariko papa kuzi igihe twabaniye ko uriya petit frere yivumbuye yamara kwivumbura akavuga ati ni umunani wiwe umunani we ukawumuha ibintu bye byose ukabimuha none utuntu twari dusigaye yari utwacu tukaba tugeze iki gihe utaraduha umunani dutegereje ko kubwira ati duha uwacu umunani none bigeze isaha utaraduha umunani none ngo umaze na cya kimasa twari twizeye ko kimwe uzaha pasi nanjye ukampenya bikadutunga kugira ngo wibagire uriya mwana w'ikirara wari waragiye agaturugo ubu ni iki wizeye uzatuha twebwe kugira ngo akavuyo kabe kateye gutya umva mu by'ukuri uriya mwana yari yarazimiye Patrick twari twaramuzi igihe kirekire none agarutse mu rugo uzi ko ari murumuna wawe ahubwo icyo dukwiriye gukora kandi ibyo mfite mu rugo byose wowe twarasigaranye n'ibyawe nta wundi rwose uri guteraho n'ibyawe ariko icyo nshaka nagira ngo twishimane na Patrick bose naruze dufatanye ibyishimo cya kimasa bakibange twishime naho ibyo mfite byose n'ibyawe ariko mureke twishime kumuvandimwe wanjye Uriga ibyo ndabyuma njyewe n'ejo wazagera gutyo ukagira impuhwe n'utwari dusiga ugasanga natwo uratumuhaye n'ubundi tukongera tugasigara ruheru nta kintu na kimwe dusigaranye yari yarazimye kandi twabaye ibirara rwose kandi mu by'ukuri yagarutse yarahindutse ndetse ubwira gusanze aha iyo ko umutungo wanjye ubundi ari uwawe muzafatanya nzi ko muzageraho mugira kandi hashimishije mu gusenga imana yacu usanga dusenga kubonera mugaruye n'ubu tuzakomeza dusenge kandi muzabaho neza papa kuri umubyeyi ubwo ari ubivuze gutyo icyo umubyeyi abwiye umwana ntabwo yagiye akana reka ze dutegereze turebe umusaruro bizavamo kandi ubwo nawe wamwakiriye waranamusengeye kandi natwe nubwo nta munani twari twakabona twari dutegereje ko hari natwe twari tumutegereje tutazi ahantu yagiye n'ahantu yarengeye reka twongere tumugarukire tumugire impuhwe none kuvuze neza twishime rwose umutima twishime ahubwo ibyamuze nibyo muze mwamuzana aho muze namusuhuza ariko bye byaramuzana rwose Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho kabera iyo Mana dusengira komeye tuyikorere iyo Mana dusengira komeye itabura guseruka Imana yumva amasengesho Haleluya Haleluya Imana imana Patrick mwana wanjye namubyara wawe ukuri ni ukuri Imana iguha umugisha mwana wacu ni ukuri Imana ishimwe komera mujyane tujye reka tujye nawe mwana wacu nawe rero nshuti bavandimwe umwana wacu yari yarazimye none arabonetse nk'uko papa amaze kumwakira reka n'ubundi tumuhe karibu dusangire twishime tunezerwe ko umwana wacu yari yaragiye none mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo tubere ubwiza bwawe turagushima turakumaje turakunezerewe
turagushimiye ko umwana wacu yari yarazimiye none turagushima yuko yongeye agarutse mu rugo izina rye nirihabwe icyubahiro ngiri n'iri funguro rero uryeze uri Imana uri kumugisha ariko neza imwe ugiye kuryakira maze dukomeze twishimane n'umwana wacu n'inshuti n'abavandimwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen twongeye duha Imana amashyi menshi Patrick karibu Patrick akira zana isahani yawe nawe nuko Imana ishimwe